nanjye nakubwira nyine nakwishimiye cyane. Uri mwiza nta kintu nakunenga ukora nyine nibyo nashakaga tu. Tambuka gikorwa haranira. Hello. Hello. Ça va? Ça va. Tubagarire gutya. Judith Ahuje umuhango umenya ari ngiye uri gutuma bipfa. I guess. Anatwa nagari uri gutuma bipfa. Niko byakakwiye kugenda. Okay, so witwa nde? Nitwa Tumukunde Sasha. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 21. 21. Okay, usoje kwiga? Ngiye gukomeza secondaire kaminuza. Ujya kuza kaminuza. Yego. Kuri mu musanzwe? Ndacuruza. Uri umucuruzi. Urikorera? Yego. Wow. Okay, turahera hano. Duhere kuba popinze. Duhere kwa popinze? Yeah. Kaduhere tugendane. Amazina yawe kubera icisemo gupopinga ballon. Amazina ni Honorable. Kintu kubera popinze ballon afite tatouage. Kintu cya mbere hanze. Nicyo. Tatouage gusa. Gira gutya nimba bitakugoye. Tattoo nimba wenda bishoboka cyangwa bitubwira zisobanuye iki? Ino tattoo mu mucyongereza ari utuntu inkunda iva bravani kandi imigongo. Yego. Impamvu nadushyizeho nuko hari akantu yakundaga kwambara mu mutwe imigongo. Yego. Niyo mpamvu nayishyizeho iyi. Niyo mpamvu nashyizeho iyi ngiyi nkunda music. Okay. Tattoo zifite ubusobanuro bro. Yego, ariko ntago nkunda umuntu ufite tattoo. Okay, so hagiye mbye kwitwa Tumukunde? Yego. Tumukunde uyu musore wacu se yabatari yapopinze ballon byari kuvamo? Ntago byari kuvamo. Kubera iki? Kubera ko nyine ndabona akiri muto yo kuri njyewe. All right. Watubwiye ufite imyaka 21. 22. Akurusha umwaka umwe. Nshaka undusha nk'imyaka wenda 4 cyangwa 5. Okay, twikomereze nta kundi. Kevin, nanjye impamvu na popinze balloon. First of all, ni tattoo and even nose piercing ntago nabikunze nyine ntago mbikunda muri make. Yego. Okay, so Tumukunde abaye atari yapopinze byari kuvamo? Kubera iki? Ntago nkunda amagaragara gutya nyine ni muto cyane. All right, komereza. Njye ni pateri. Njyewe nta kintu munenga. Njyewe ni kwa kundi nyine ureba umuntu ukumva ntabwo wamwiyumvishamo. Njye nkikimubona ataranavuga kitoroka hariya rwose ntabwo namwiyumvishamo. Tumukunde umusore wacu se yaba atapopinze byari kuvamo? Ntago byari kuvamo. Kubera ni mugufi. All right. Gusumba. Ayo ashobora kuba nsumba ariko ntago mureshya wenda nk'urugero rwa hafi. Okay, muri make ushaka umusore ureshya ureshya nk'uyu. Okay, hari twikomereze nako. Zareshya nkanje. Bro, wari wagumanye ballon. Nimba nibeshye nindeshe. Yego. Wari umukundiye. Okay, ni mwiza. Ateye neza. Nibyo ngibyo. Ni n'umukozi byongerera. Just ikintu nyine yitumye popinga. Nagakunda abasore bagufi nkuko bivuze. Shaka abasore bareshya nkawe kandi ntago tureshya. Okay. Nibyo n'ubundi ntago ari kumwe. Yego. Habineza yagumanye confidence aravuga ngo ngiyewe ndagumana ballon. Ntago kubera ikigumanye ballon. Umukobwa namukunze. Okay. Umukobwa yujuje byose bisabwa. Ntiyambaye nabi. Ari hagati na hagati. Nicyo namukundiye. Ushobora kumujyana mu bantu mu bandi babyeyi. Avuga ati cyakoze.
uyu muntu yambara neza. turetseho gato turagaruka. Brother wari wagumanye ballon finally kubera iki? So impamvu ahubwo wenda sinzi uburyo nabivugamo ariko nayipopinze from the start kubera ko yavuze ko gakunda abashaka umuhungu ngo umurusha byibura nk'imyaka 4 cyangwa 5 kandi this guy she's 21 I think, right? Kandi njyewe ndi 23 umva murusha imyaka 2 yanye 4 n'5 sinagirimo. That's why rero na popinze ballon gusa nyine nari kwana popinze kare karanyisova mukunda ariko nyine ikindi cyo ibindi byose byo umurusha imyaka 2 agwake hangana ku myaka 2 kwere umusore ko yari yagukunze. Cyavuze imyaka ngiye numva nakigitwaye. Yegereze mikro. Wenda tereka ubwo tuvuganye inbox. Reka tugusubize ballon. Sibyo reka tugusubize ballon. Sibyo. Mume ballon. Reka yinyezane. Yizane Judith. So nukuvuga ngo hano turacyafite ballon. Noneho tsenga begera gutya. Gutya abasore bacu muteri namwe gutya umuzi imbere aho ngaho. Okay. Uyu mukobwa mukundi urahongera umubwira amazina ubwica. Amazina yanjye nitwa Babo, ikintu namukundiye nuko yambaye neza nta kibazo aranaberewe. Ikindi nanone by'imyaka ntabwo njya mbigenderaho. Ikindi kandi numvisha ari umukozi abantu byiza by'amatatuwaje byo ubushake bw'umuntu kandi n'umubiri n'uwe. So rero ntabwo ibyo nge bijyamo cyane mu rugo. Ikindi ntabwo wavuga ngo ntabwo namujyana ngo niwamukunde kandi ari njye uzabana nawe atari bo bazabana nawe. So rero ibindi byose byo ntaribi. Ikindi nanone ibintu by'ama makeup afiteho byinshi bayi too much birapfa. Okay. So ubwo bivuze ngo ikibazo cy'imyaka kivuyeho ubundi ntaribi. Ibintu by'imyaka kandi nayo imyaka ntacyo bitwaye ndakeka imyaka 2 nta tumva ntaribi. Hari ikibazo? Imyaka 2 se. Imyaka 2 ntacyo twaye nyamara. Babitekereza? Okay. Ubwo namwemera kuko areshya nkoye goye. None se I told you. Akabazo kamwe. Shaka mbwira impamvu nyine yemeye mwe mwitonze tutayitwarenga. Judy hano hari Habineza wacu hagaze hano. Sinzi impamvu mwamwirengagira. None se akira ubwo ngubwo Habineza uramwerimenya n'umwerimina uraturitsa baro yiwe. Nimba hari ikibazo wifuza kumubaza mbere yuko umwerimina urakimubaza. Nani kinashaka kuvugana na Habineza kubera iki? Impamvu nyine nawe n'umwana mwiza yego ariko yandeshye nyine nicyo kibazo nayo ibindi byose nta kibazo. Okay, so Habineza ubwo ari hangana. Maybe asanga mahirwe utabizakunda. Ariko hano twiboneye cup. Egera hano brother tuzi hano hagati. Tugende. So mugarare hano. Ikibazo cy'amatsiko wifuzaga kumubaza. Shaka kumubaza ko ikemeye guhindura ibintu yaramaranye igihe umva wenda sinzi igihe yaramaze ari single gusa byanga byakunda ko yafashe no mwanzuro ntago ari gitoye. Se kubera iki wemeye guhindura imyaka wenda gukundane n'umuntu kurusha imyaka 2 cyangwa se umwe ko numvishe byose wakemera guhindura no kubera iki niye mpamvu? Sinzi niba ari kubera nize mate nyine bikunda kumpaho to. Impamvu navuze iby'imyaka nagiraga ngo ndebe mu mitwe y'abahungu. Rero ubwongo bw'imyaka ntago ari urukundo ni mu mutwe. Mwakomye amashariko? Mane ko muza kuba make ntago wishimira uruko. Ntago mwishimye. Wow. Ko gazi ubwenge. Hari ikindi kibazo bro?
ikindi kibazo namubaza sonikira yawana that's it kabisa ndakeka ari ibyo ngibyo cyeka wenda abandi bashaka kumbaza ahubwo uramubaza enough is enough. Okay, ngo muhagahaga muhoberane. Mbafashe. Ariko nawe kubwiye guseka neza seka. Amashyi guys. Naguhaye amashyi. Murafushe. Nese ko mbona mutishimye. Okay. So, Judith. Really nice. Judith, iyi ni moment ishobora kuzagaruka nyuma y'imyaka nk'ingahe iri imbere banatuzaniye abana umwana wabo yicaye nko kuri televiziyo ari kureba kino kiganiro. Exactly. Ndagira ngo brother fate mic umubwire ijambo y'umunsi umunsi wa mbere muhuriyeho wambwe amazina nitwa Tumukunde Sasha. Yego. Egera hano Sasha. Okay, Sasha ngewe kamubwira ikintu nyine numva wenda nifuza kukubwira uyu munsi. Okay, ntabwo njye ndi wa muhungu nyine ukunda kwiruka mu nkunda cyane kubera ko byirutsemo cyane ukagizana ibintu byinshi by'irari n'iki birangira nabi. So rero ngenda njya nkubwire tuzabiseriye nyine to. Wow. Habe nibyo kureshya nyane n'iki. Okay. Njye ndi seriye. Kereka ni habamo ikibazo cy'akazi kuko nkunda gukorera Uganda cyane. Kandi ndakeka akazi ntabwo byaba ari ikibazo. Bajya dukoresha ikoranabuhanga byarakemutse. Wow. Okay, nanyibutsa amazina. Nitwa Babo Bone. Babo. Nitwa Babo. Okay, nanjye ikintu nakubwira nyine nakwishimiye cyane. Uri mwiza nta kintu nakunenga uko uri nyine nibyo nashakaga tu. Iyo balloon muyitware. Iyo balloon wandika amazina yabo Babu na Sasha. Ufite peni? Nayireba. Mfite ptilo. Bazayimanike mu cyumba. Sibyo niba abantu bajye bavuga ngo balloon yara. Iyi balloon niyo mva n'imvano y'urukundo rwacu. Mwagenda mukajya kubiganiraho mwahitira he nimero ntari mwako umva it's your time. Nabikubwiye ariko nabikubwiye ngo tubare wowe. Oya Judy nje nabikubwiye utangiye kwiheba ndakubwira reka kwiheba. Ni sasa tumye nihebuka nyine hari nihebutse. Wihebuye cyangwa wihebye bari babaye ikihebe.